irumva we 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 yego ugahanura bikemera biremeraga mu izina rya Yesu iyo Imana igategeka nasama gikivugira ntabwo nongeraga cyangwa ngabanye mvuga guko ntegetswe watangiye guhanura ufite imyaka ingahe natangiye gusenga nkaja mu cyumba cy'amashengesho mfite imyaka 5 mananduburira amaso yanjye ku misozi begutabagwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka kumana yaremye ijuru n'isi nta na bibiri ugira ngo uze kutubwira ijambo ry'Imana Bibiliya ndatiraga ubu ngubu none nabonye aho ntira ubushobozi bwo kwibona ntabwo buri umukozi w'Imana nta Bibiliya burantizeye ko nzayibona kuko mu cyizere mfite isezerano mfite Bibiliya nzi ko nzayibona hari uko izaza yego gusenga kugira ngo abantu batekunshoma ngo mbese ko nasenze ngo Imana nasenze bagaye ngo kitanyambitse ndigusanga ngo Imana inyambike nimara kunyambika ibyo kujya nimara kumva ibyo kujya ikanyishurira minerevare abantu wenda bazacogora kuvuga reka dusuze mwese abakurikiye Narayibonye TV ubona no tugeze mu cyaro turi munsi y'ibirunga mu mizi y'ibirunga reka mwese tubasuze tubabwire ngo shalom shalom hano imbere hari umwana ukiri mutoya umwana w'umukozi w'Imana umwana w'umuhanuzi ndagira ngo atangira twibwira amazina ni Mbarushimana Jean Bosco mudugudu ni Kagongo kagari ni Mudakama nsengera mu torero Anglikani Jena perezida wa korali bangiriye icyizere cyo kuntora ni perezida wa korali ariko nigende rya perezida baba muri korali batazi no kuririmba ubwo kuririmba ndabizi ibyo bintu nabigize umwuga bitewe no gusenga Imana niyo byose ase mu byukuri umunyeshuri umunyeshuri ari nyebeye uburyo wabungana gutyo ukabutari mu ishuri ngo byibuze ngo uri kwiga amasomo umunyeshuri yego ngaho rero utangira utubwira wari umaze kumbwira amazina yawe ariko numvisha amakuru ngo uri n'umukozi w'Imana ni gukorera Imana ndakoraga bikemera Imana ngiriye ubuntu Imana kugiriye ubuntu ako ndumva ufite ijambo mu byukuri ariko kuzigoma ufite igitabo cy'indirimbo raririmba gusa nta na bibiri ugira ngo uze kutubwira ijambo ry'Imana Bibiliya ndatiraga ubu ngubu none nabonye aho ntira ubushobozi bwo kwibona ntabwo buri umukozi w'Imana nta Bibiliya burantizeye ko nzayibona kuko mu cyizere mfite isezerano mfite Bibiliya nzi ko nzayibona hari uko izaza yego ndumva urimo neza kabisa hanyuma wavuze ko uri umuririmbi ufite igitabo cy'indirimbo iyo ni indirimbo ya kangahe warebye cyangwa se ukundi ihe ndirimbo indirimbo y'194 gushimisha Imana iyi ndayikunda cyane ngaho itubwire unaririmbaho gatoya twumve mananduburira amaso yanjye ku misozi begutabagwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka kumana yaremye ijuru n'isi tizemera ko ibirenge byanjye biteguzwa ikurinda nabwihunikira ntisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ndisinzira Imana niyo murinzi wawe wo kwizegwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho ku manywa izuba ndiriza kwica nijoro ukwezi ndiza gutinya Imana nikurinda ibihe byose iteka Imana niyirinda ubugingo bwawe neza izakurinda amajya n'amajya ndetse no mu bihe bidashira arakoze cyane kubera icyo ukunda iyo ndirimbo ndayikundaga cyane iyo nyiririmbye numvaga ngarutse mu gakiza nkagaruka hafi y'Imana banajanywe kure na byinshi ariko iyo nyiririmbye numvaga ngarukiye Imana tubwire biba byagenze bite hanyuma ikagufasha gute imfashaga bitewe nuko iyo nyiririmbye ndi muri benshi ndabivuga bose bakayikunda hari igihe umuntu aba
ibyo kurya bitabonetse ariko iby'umwuka byo bikaboneka bitewe n'impamvu kuboneka aho bivaga mu gushigira agakiza twize ijambo riri kuvuga ntabwo Imana inezezwaga nuko wambaye neza, ntabwo inezezwaga nuko wakarabyo kanoza, ngo inezezwaga nuko uri gukora no kwihana aho bigeze. Rero iyi ndirimbo iyo nyishikiye nkaririmba, iyo ngeze nk'ikibazo nshikiraga iyi ndirimbo nkaririmba nkumva ndagarukiye Imana, nkaririmba cyane kandi nezerewe, iyo ngiye njyanaga mu mavuta cyane, ubwo nuko nabyumvishe. Ariko iri mu mavuta bemeze bite? Nko bakunda kuvuga ngo umuntu ari mu mavuta, we bemeze bite? Buriya numvaga nafashijwe kandi nabo nigishije bagafashwa, ntabwo njya mu mavuta njye nyine, ariko mba ndi kumwe n'abandi, ariko bikaba ngombwa ko ari njyewe. Akantu ngo iyo wigishije tubwira urigisha mu by'ukuri? Ndigisha. Wambwiye kuri perezida wa korali, niho wigisha se? Tubwire. Ndi perezida wa korali, itorero ndimo, nubwo ndi perezida njyaga imbere nkavuga ubutumwa ku murangirikani, bampangiraga ubutumwa, ndi na sekreteri w'icyumba cy'amashengesho n'ivuga butumwa, ibyo byose ni ibyanjye. Uri n'umuhanuzi ariko niko numvishije? Yego. Ugahanura bikemera? Biremeraga mu izina rya Yesu. Iyo Imana igategeka nasamaga ikivugira, ntabwo nongeraga cyangwa ngabanye, mvuga uko ntegetswe. Watangiye guhanura ufite imyaka ingahe? Natangiye gusenga nkajya mu cyumba cy'amashengesho mfite imyaka 5, ariko nayobogamo n'ubuzima. Nabaga ndi kuvuga nti Imana izampa ubuhanuzi, mbona uko nyikorera nshikamye, kandi nimba ubuhanuzi nzayikorera, Imana ikicecekera. Ariko isaha y'Imana igeze, mbona ubuhanuzi ndabubonye, ngize imyaka 13. Ubona utangiye guhanura? Ndahanura. Rero uri umuhanuzi, uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana. Tugarutse ku buzima bwawe ku giti cyawe, nibwo nshaka kugira ngo muri akanya kanone tugarukeho. Ndabona urukiri umwana mutoya, uriga, tubwire kwiga bimeze bite? Kwiga nkunda kwiga, ariko bitewe nuko ishuri ngezemo baza minerivare nkayibura, igihe nayibuze nkicara, ubwo nkiga nabo bitewe na minerivare. Biga mu kangahe? Biga mu wa mbere segonderi. Ko watinze se mu by'ukuri? Nagiye ndiga nabo bitewe n'ubuzima, ntabwo nabonye utwonjya nkiga bikemera, igihe ntatubonye ngacika intege bikabwo ndoreye, bitewe niyo mpamvu. Hari ukuntu abakozi b'Imana babona udufaranga, wenda wasengera nk'umuntu akagufasha, biba bimeze bite? Gusenga, ndasengaga bikumvikana kandi bigasohora bitewe n'iyo mpamagaye, kandi bigakunda. Ubwo nabona umuntu nasengeye birasohoye, nkabona araje gushima, akazana amafaranga 200 namba si 100 bitewe nuko yashobojwe, kubera ko iyi si imeze nabi. Ibiceri ntabwo bose ariko imitima baba bari gushikira, bemeraga ko ibiyombo bije namba si konda batabawe, ariko ntabwo ariko bose baba bafite imitima ingana. Ahangaha muri ni mu cyaro, ariko n'ubundi ntawa wose umuntu wazana no kuvanga umushimira Imana, n'ubundi ntiyakurengereza mugana ibyo biceri 200 biruvuze. Ubwo se ibyo guhaye ibyo biceri bikoze iki rero? Ibyo biceri bitewe nuko habaga igihe wena ntariye, nkaburara ndagendaga ku muhanda, nkabigura kakati nkakajya, kagura kagati ukakarya, ngasubira mu cyumba ngasenga. Ese kugira akagati ntago ufite mu rugo se? Mu rugo harahari, ariko nubwo hari ntabwo twifashije kuvuga ngo ibyo kurya byaboneka buri munsi. Mu rugo biba bimeze bite? Mu rugo tujyaga nimugoroba gusa, nabwo akagiye byabuze tukaryama, ariko bitewe nuko nkunda gusenga nkagumya nkabihanganisha, ndubwo turajya ntiwikuye, ubwo turajya nkagumya kwiyumvisha ko ndajya bitewe no gusenga, ubwo nuko nguko. None se ubwo abantu bakubwira ati nawe nubwo dusengera kuki Imana wita gutabara? Abo ngabo barabivuga, ariko ngiye mba nzi ko isaha y'Imana ikorera ku gihe, mba nzi ko gutabagwa bihari, ariko isaha itaragera ntabwo watabagwa. Ubwo rero kubivuga barabivuga, ariko nkagumya ngakora bitewe nuko nzi neza ko nzatabagwa, mfite ibyiringiro. Ufite ibyiringiro? Yego. Oya bizaza ko kiri na mutoya. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 17. 17. Imyaka 17 uri mu wa mbere segonderi, birumvikana waragiye udindira mu mashuri ahantu hatandukanye. Tubwire kubera icyo watinze nyine, wagiye udindizwa n'iki? Gutinda byabaga amafaranga, ibindi byo kurya bikabura, nkaja ku ishuri nkabona ndi gusinzira bitewe nuko kurya ntabonye, bigatuma niga nabi, akabona ubwo ndoreye ndi n'ubundi ndondajya kandorere, bikagenda gutyo. Ukabyihorera? Kabyihorera. Se ntabwo ugira no mu mujyi ngo rusengera n'abanyamujyi?
abanyamujyi ntabwo nari nagerayo, turabonanaga hari aho duhurira nkabona nigeze ku bantu ntazi, abanyamujyi nkababonera nk'aho duhuriye, ariko ntabwo nambuka ngo njye gusengera abanyamujyi. Oya, buriya mu mujyi ntabwo umujyi uwuzi, ntabwo muzi. bazakuzana ugere mu mujyi uharebe. Yego, ubu ntabwo mu mujyi wari wahagera? ntabwo nari nahagera. Hanyuma rero tugiye kugana ku musozo w'iki kiganiro. Tubwire nk'uwabona iki kiganiro wumva yagufasha iki nk'umwana ukiri muto w'umukozi w'Imana? Numva yamfasha kugira ngo nkorere Imana, nuko gukorera Imana n'ubuzima n'umuntu birakundaga, umuntu yajya kumva arimo imbaraga, ariko iyo umuntu abibuze rimwe kabiri imbaraga ziracikaga, intege zikabura, gusenga bikahagarara, ijwi naryo ntiribora rikiboneka. Ariko umuntu nabona akamfasha, nakumva nakwiga nkiga, ariko no gusenga ntabwo biba bivuze ko mpagaze, nkiga kandi ishuri ndarikunda, ikibazo na minervari biri kubura bigatuma kwiga bihagarara. Yego, ubuse mu ndabyibuze hari ikintu kirimo kumugera mu kanya dushiraga agakorasi rero nabyine turebe kuko wambwiye ngo imbaraga Imana yandije, bitewe nuko haracyari kare, ntabwo inzara yari yangeramo, ndasenga kandi ndabyina byumvikane, bitewe nuko Imana yanshoboje. Mbese Imana buriya numvaga ntakinaniye, nubwo ntajya numvaga meze nkomeye, abandi ntabwo bakwicara ngo ngiye numva ko ntarakora. Hari igihe dusenga mu cyumba ukabona buri wese atangiye kwicara, atangiye kuryama, ariko buri wese aba afite impamvu. nje nkagumya nkiyambira nkabyinira ku nzara, nkaririmba, ngahanura bikumvikana, kandi inzara ari kwibyiniraho. Buriya nkundaga gusenga cyane. Ndaga gusenga cyane. Ko manza gusenga warabonye mirindi banga. Gusenga. Ibanga nabonye uriya iyo ndi gusenga. Imana yanyihanganisha ikambwira ngo urajya. N'abandi kubwira bakagumya bakihangana bakarindira. Bigatuma umuntu atabigisambo, atabibujura ngo yibe, mbese umuntu agashikira agakiza. Ariko tubwira hari igihe Imana icece ku muntu akanyura mu bibazo, wowe niryari yacecetse ukavuga ati yacecetse none uyu munsi pe byanze. Nanje yabagiye mbonye yacecetse, uranga ko ushuro wanyirukanye kabiri gatatu, mbwira Imana nti Mana ko yaheze kandi bimeze gute, ko yaheze utari kwigaragaza nko kwabo barimo ngo mbibone bimeze bite. None hakaba n'abansesereje bakavuga ngo mbuze ukubwiraga abandi ugasohora ibyo byahezeye, timuhore bizaza, nibwo ni isaha Imana itaragera, ubwo nje nibyo byiringiro mba mfite, manzi neza yuko birasohora, manzi neza yuko bizasohora. Urumuvuga butumwa birumvikana nta bibiri ugira, biri mugura n'amafaranga make, nta n'umuntu wigeze unayikwemerera byibuze. Narasenze pe, ndasenga nkayombora n'icumba cy'amashengesho tugasohora bwa mbere, kayobora ngakoresha amagambo nafashe mu mutwe bitewe na Bibiliya natiye. Ubwo Bibiliya ni ikibazo. Nta Bibiliya ugira, uri umukozi w'Imana. Ukunda no kuvuga ngo utira Bibiliya ugasoma ubundi ukajya kubwiriza ayo wabrotse. Yego. Tubitugireho nyine. Jewe ubundi iyo numvishe kubwiriza bindimo, nshaka Bibiliya nkayigendana, nkaja mu vuga butumwa mfite Bibiliya, nabona nabonye ubutumwa bwo nabwira umuntu nkayigendana nayitiye, kayikoresha nyifite, ariko ariyo natiye. Iyo batayintije rero ndagendaga nkakoresha igitabo cy'indirimbo, nacyo iyo ntakibonye banarafasha amasomo, banarafasha amagambo muri Bibiliya kagakoresha. Tubwirira isomo wafashe rero bamwe ngo nta Bibiliya ugira ngo byibuze ngo arayo wabrotse iri. Nasomye Yesaya ibice 13 umurongo wa 22. Aho ngaho narahasomye. Abantu barambwiye ngo amagambo gari kuvamo gari kuvuga ngo abantu ngo tunyure mu irembo ngo rifunganye, ngo benshi ngo bajashaka kuri nyiramo ndi babibashye. Noneho abari gusenga tukabwirwa amagambo, ntabwo nagafashe neza, ariko nagenda afata ibice Yesaya ibice 13 umurongo wa 22. Yesaya 13 umurongo wa 22. Yesaya 13 umurongo wa 22. Yego. Gusoma maguhereza asome. Nzi gusoma. Yesaya 13 umurongo 22. Nari ngize ngo ntawo bamo. Urarokotse nangize ngo ntawo bamo, ngahakira hasome.
kirasoma tubwire unatubwiriza amasegonda make mu gihe turugana ku musozo w'ikiganiro uri kureba neza yego noneho impamvu nkuru uri kuvuga ngo amasega azakankamira mu mazu yabo y'inyumba n'imbwebwe zizamukera mu mazu y'abami. Kadutangire dusoma umurongo wa mbere babo bivuyemo reka njye magusomere noneho kugira ngo bize kwirukanka. Warumbwiye ngo ni Yesaya ibice 13 umurongo wa 22. Ibice 13 umurongo wa 22. Yego. Ni nawo umurongo usoza. Amasega azakankamira mu nzu yabo y'inyumba. Yego. N'imbwebwe zizakorera mu mazu y'abami babo ashimwa. Igihe cyaho kiragenda, igihe cyaho kirenda gusohora kandi ntihazongera kurama. Ayo magambo garanezezaga cyane ngo imbwebwe ngo zizamukera mu mazu yazo. Buriya hari uko bibona ngo amasega azakankamira mu nzu yabo y'inyumba. Yego. N'imbwebwe zizakorera mu nzu y'abami babo ishimwa. Igihe cyaho kirenda gusohora kandi ntihazongera kurama. Igihe cyaho kigiye gusohora ngo ntihazongera kurama. Rero ndumvaga amagambo ganejeje. Ayo magambo ujya mu twebwe tuba turi kuyabwirwa ntabwo bari kubwira abadahari, ni twebwe nitwe tuba turi kubwirwa. Ariko ngo amasega azakankamira mu mazu yazo ngo n'imbwebwe zimukere mu mazu yazo. Ubwo ngubwo rero tugomba kugerageza ukuntu dutandukana n'izo mbwebwe bavuze zizatontomera mu mazu yazo. Twebwe tugakurikira inzira y'amashengesho, tukumva ibyo mwuka tubwiye, kwihana tukabigira ibyacu, guhora turasengagura ngo Mana ngo ntabara guca, ngo Mana mbi ibyo kurya, kwihana ntabyo tugira, ibyo ngibyo tukabireka. Tugomba kumenya ko inzira y'amashengesho ari itabara, tukamenya ko gusenga bifite akamaro kandi bifite ishikizo, tukamenya ko hari iherezo rizava mu gusenga. Ayo magambo nuko ndi kuyumva. Wenda tuzagaruka ku kindi gihe. Umuntu abonye iki kiganiro cyangwa se nk'umukozi w'Imana, ni iki wifuza kugira ngo muri iyi minsi ubwire abantu? Kimeze nzi nshaka kubwira abantu, kabubwira ko gukizwa babigira ibyabo, kabwira ko gusenga bifasha umuntu, gusenga bikagukura mu bwigunge, gusenga bikagukura mu kwiheba. Ibyo ngibyo nibyo ngashaka kubwira abantu muri izi minsi. Intego ni ukwihana. Yego. Hanyuma tugarutse ku buzima bwawe dusoza ikiganiro. Ku ishuri bimeze bite? Wifuza ko uramutse ubonye iki kiganiro yagufasha gute? Yamfasha kwishura minerivare. Wishura angahe ku gihembwe? Igihembwe nishuraga 19,500. None bakaduca n'akandi ku ruhande ka birote biga 500 bikava 2,20. Yego. Uramutse ubibonye rwose wakiga neza. Nakwiga. Tubwire nk'umukozi w'Imana ku cyumweru wambara gute ubundi? Ku cyumweru rero bakunze no kumbwira ngo ntabwo ngo umuntu nawe ngo ari ukwinjira nikabutura. Ariko bari kubivuga mu myumvire yabo. Jewe nuko abari yo mfite nkavuga nti ntabwo ndarorera kuja gusenga kubera ko nakunze gusenga ndagenda. Ubwizi ngizi rero kubera ko arizo mfite ndazambaraga no ku kigo bari kuvuga bazaya barazitwaka bazitwike. Ariko izi ngizi ziracikaga nkongera nkareba uko mbira bane mankashona kambara nkagenda. Ubu ngubu nuko mbaye nanize gusa mfite. Ni nazo ujyana no ku cyumweru gusenga n'ikabutura. Bitubwireho nyine. Nuko nguko ngenda abantu bakanduka bamwe na bamwe akaba nuntishije. Ubu ngubu yaba yamesha kenda yagashize nkahano nako asinze yagakuye. Kavuga nti wende umunsi reka nkambare ngende. Ubwo ngubwo nuko bigendaga. Yego. Inkweto zifunze ntazo ugeze ugira se? Nta nkweto zifunze nambara. Bitewe no kuzibura. Ntabwo nigeze nambara inkweto zifunze, kuzibona ni ikibazo. Ni ikibazo kuzibona.
uretse gato nkaza ikindi kibazo cya nyuma ariko se mu byifuzo muri iyi minsi ufite wenda wumva wabwira Imana sibyo icyo nshaka kugira ngo dusorezeho niki muri iyi minsi uri gusengera mu by'ukuri mu byerekeranye n'ibyo kurya mu byerekeranye n'imyambaro mu byerekeranye na Minerval tubwire ndi gusenga kugira ngo abantu bateye kunshoma ngo mbese ko nasenze ngo Imana nasenze bagaye ngo kitanyambitse ndi gusanga ngo Imana inyambike nimara kunyambika ibyo kurya nimara kumpa ibyo kurya ikanyishurira Minerval abantu wenda bazacogora kuvuga ariko muri izi minsi ni ukuvuga ngo mbese none ko ari gusenga kwatambaraga ko ari gusenga ko Imana itari kumugaburira ko ari gusenga se none ubwo ko atari kwambara inkweto nkiza abandi ibyo ngibyo bikambaho ikibazo Imana nintabare irebe uko yangenza nanje ngikorere nchikamye kandi ndi kwibwira ngo izaninde kugwisari uri umuhanuzi rero yego mu bintu uvuga ngo byibuze Imana yagukoresheje uvuga ngo cyangwa se n'abandi batanga ubuhamya nk'umuhanuzi ni ibiki Imana uvuga ati ibintu yarabinkoresheje Imana ikintu yankoresheje Imana yanyerekaga ibyuyu na n'ubu ikinyereka namara kumubwira ntabwo ntibitinde akagenda yagira nkaho ari ibyo mvuze akabibona namubwira nti mu muryango ntibimeze neza akabona koko ntibimeze neza mu minsi mikeya zitarenze 2 namubwiye ntarenze 2 atabonye ibintu navuze ibyo ngibyo nkumva ni iby'ubutwari ikindi Imana ikantinyura ikanshira hari imbere ku biterane byo ku cyumweru nkabona ndigishije bose bagafashwa bagataba bashimye ibyo nkumva ni igitangaza Imana ikoze Imana inkura mu magana menshi y'abanyabyaha Imana yitwa Imana ku musozi sinajye Imana nirishimwe hari uko yagiye irabigenza ikanyigaragariza mu rugo nkabona bansanzeyo ngo dukeneye kudusengera kabona bari kuzamuka kabona ndasenze nsensohoye abantu 20 mu kanya nkagasohoka abandi 20 mu kanya gasohoka abandi ibyo nabyo nkabishimira Imana basengera rero saba nta kintu banasiga koko abo bantu no gutura ntibabikora ariko ibyo mvuze se uko batabibona nuko bigendaga narabyakiriye kuko ndabona ujye ubona utuvuta ukisiga ntago amavuta buriya Imana isho yakoze nshobora kugira nkangaha gahari gashikira ngisiga bakabona ndagiye bakava ngo dore wamunya amashengesha aragiye kandi wenda ntaheruka no kurya wenda amaze kabiri mburaraga ariko bakabona nisize bakavuga ngo ni umuntu ubwo yariye bakamvekera kujya nta bindiho ubwo haruka Imana yabigenje mu kanya nabonye agacupa k'ijana kora munshira ku maguru numva uko biri Imana icyo yakoze tuvuta wazumbwira rero ngo uri umuhanuzi cyangwa se umukozi Imana ariko nta Bibiliya ufite nta Bibiliya mfite nifuzaga Bibiliya iteka ryose icyo cyifuzo kiba kihari Imana izampa Bibiliya nini kubera mfite ikibazo cy'amaso numvaga nshaka Bibiliya nkabona nini kugira ngo mbashe kubisoma ubwo nuko nguko mbyifuzaga Imana izabinkorere wazaguha Bibiliya none Mana namushima Mana urabizi naje kubivuga mu rusengero nabivuga rwose mu rusengero Imana ikabibona nkuri Shinyaka dihere kuko Imana nundi yayiguhagiye kuyiguha ariko Mana we nagushima uwite ndagushimye nuhabwe icyubahiro nukuri urero rakiranuka rubashirira rangiza bwa Burundi Mana urabizi pe izabisohoza n'ibindi birashye izasohoza ibyo yavuze iyo Mana izabisohoza ibyo yavuze iyo Mana izabisohoza ibyo yavuze iyo Mana izabisohoza iyo Mana izabisohoza iyo Mana izabisohoza Erega Imana irumva erega Imana irumva irumva we 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 erega Imana irumva
erega imana irumva 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 irumva